turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatandatu. Turasaba uwahabonye adusomere. Mwene data dusabe adusomera Zaburi 24 ahera ku murongo wa mbere ageze ku wa gatandatu. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Isi n'ibiyuzuye nibyo Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiriye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma. Uwo ni we uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe, Mana ya Yakobo. Amen. Twese turasenga. Mwami wemere uze Mana we wehe umugisha mu buzima bwacu. Abateranye bose bahumugisha, mwene data bashiki bacu bahumugisha, abagaragu bawe bahumugisha. Umugisha w'amagambo yawe uze ube muri twe, amahoro ave iwawe aze aganze aha hantu. Ibyo wishimira Mwami agiye bikomeza kuba aha hantu. Mwami Yesu Kristo, byere kuba nk'uko abantu bashaka, byere kuba uko dushaka, Mwami bibe uko ushaka. Naho ngwino twirerezeho, unongere wigaragaze, n'uyu mugoroba tukubone, tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Turagushimiye Data, tugushimiye neza n'imbabazi zawe utugiriye Data. Uturinze icyumweru cyose gishize. Muri iki cyumweru kwa turi iwacu Data, kwa dutataniye hirya no hino. Hariho benshi bagiye mu mirimo, hariho benshi bagiye mu makampane, hariho benshi Data bafashe ingendo. Kwese waraturinze icyarimwe Data. Nta nkurumbi kumva mu miryango yacu, nta nkurumbi kumva mu bwoko bwawe. Kwese turi amahoro, turavuze ngo habwe icyubahiro n'iteka ryose. Icyubahiro n'ubutware ni ibyawe, nta n'umwe washobora kubisangira nawe, kuko ari weho murinzi wacu, ni weho dutezeho amakiriro, ni weho dutezeho buri kimwe cyose Data. Turabigushimiye, turavuze ngo habwe icyubahiro n'iteka ryose. Mwami, mu minsi tumaze iwacu twagiye mu rugamba, Satani yaduteye ibyondo, twaratekereje, twavuze byinshi, twarebye byinshi, ibyo byose bitwanduza mu ntekerezo no mu mutima. Ndakwinginze ngo utubabarire Mwami, y'amaraso yamenetse Igorogota na n'ubu aracyadudubiza umubiri wawe. Icyagiyeho bateye icumu uracyari ku gitambo Data, wongere uwurebeho kugira ngo utubabarire. Iri teraniro ndakwinginze ngo uryeze Data, kuko nta musozi wera utabanje wawugeraho. Weho uwera ubwo wageze hano, ndakwinginze ngo natwe ukweze. Ngwino rero uterane natwe turabera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri aya manywa y'ihangu Data, ibicumuro twagucumuyeho, ibyaha twagucumuyeho, iminwa yacu iranduye, dutuye hagati y'ubwoko bwanduye. Ndakwinginze ngo utweze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Babarira itorero ryawe uhereye kuri nje ukageza
ku bana batoya ku mbyaro zacu twese utubabarire mwami mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dore rero iri teraniro turaritangiye, uze utangirane natwe no guhetura uheturane natwe. Weho uzi icyo buri umwe wese yaje gushaka. Twaje kureba naho data, twaje kureba bambaye neza, twaje kureba bavuga neza, ahubwo niho twaje kureba. Ngwino rero ubwo twaje kukureba utwiyereke kugira ngo dutahane ubugingo buhoraho. Manuka muri iri teraniro, imbaraga n'ubushobozi bigaragare hagati yacu. Abadayimoni turabamaganye, abaje barwaye ubakize, abananiwe bongera imbaraga, abatendeburitse komeze. Ngaho byose turabikuragije, itangiriro n'iherezo tubishyize mu biganza byawe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turaririmba indirimbo.